ndagushimira rero kuba warakoze subscribe. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro aho turimo tuvuga ibintu byo kwirinda mu gihe ugiye gusura abantu cyangwa se mu gihe wakiriye abashyitsi. Nusura umuntu karara uzahamara iminsi, gira icyo uhakora. Wiba umutwaro muri urwo rugo, mu bushobozi bwawe, mu bwenge bwawe, mu ngufu zawe, gira icyo ukora muri urwo rugo. Wiba umutwaro. Aha ngaha ndabivuga ku muntu ugiye kuba ahantu yenda uriga, ugiye kuba ahantu yenda waje kwivuza, ugiye kuba ahantu yenda waje gushaka akazi. Mu bintu biba muri urwo rugo nta kintu wakora ngo ugirire akamaro urwo rugo aho kugira ngo ube umutwaro. Ukaba mu rugo, imyenda bakagufurira, ntuzi koza igikombe, ntushobora no kubyuka ngo ufashe abahata ibirayi guhata. Uba muri urwo rugo koko ngo ni kwa bene wanyu, ni kwa bene wanyu nyine. Hari abantu njya numva bavuga ngo sindi umukozi. Ntabwo uri umukozi, ariko se niba utari umukozi uri igiki? N'abana bafite icyo bakora mu rugo. Muri rusange niba uje gusura abantu ukaharara, uzahamara iminsi, gira icyo uhakora. Wari wabona umuntu ukora ataha ahantu atajya agura n'umunyu? Umunyu si uhendutse muri iki gihugu. Ni gute uhembwa utaha muri urwo rugo, umuriro ugashira wicaye muri urwo rugo, ntunagure n'umuriro yewe, kandi ari we wicaye mu kizimu, ba nyiri urugo batarataha? Amafaranga yawe ntabwo ugomba kuyakoraho? Kuki se bo bagutunze? Kuki utaba iwanyu? Kuki utaba uticumbikira? Kuki uba muri urwo rugo? Nta mafaranga ufite, ariko no gukoropa icyumba cyawe byange, ni wowe ukiraramo. Ntago wenda ufite amafaranga n'iki, ariko uriga, uzi ubwenge, uzi imibare, uzi ikinyarwanda. Hari abana biga, ntushobora no kubakoresha imikoro ngo ugire akamaro. Wirirwa uryamye, n'umwana arataha ntumenye ko yaje. Ese urwo rugo urumariye iki? Hari igihe uvuga ngo ndabikora ngo ntago babishima. Ugamije gushimwa? Wishima kuko bo hari n'igihe bavuga bati no kuba tumucumbikiye nabyo c'est le moindre, nicyo kintu gito yakora. Wikorera gushima, gira ikintu ukora kandi gifite akamaro muri urwo rugo. Niba rero wasuye umuntu, wararaye ukaba ugiye gutaha, sasura uburiri bwawe, amashuka uyashyire ahashyirwa ibidafuze. Hari igihe yenda ushobora no kubisohora ukabyanika ku mugozi. Wibuka uwo uri we, wibuka ahantu wagiye gusura, wagiye kurara, ibyo bintu urebe ko wabikora nta kibazo. Yenda ushobora kuvuga uti ntago nasohora imyenda ngo njye kuyanika, ariko se no kubizinga ni ikibazo. Kubisasura, bizinga ubishyire ku ruhande, hanyuma urebe ko nta tuntu twayo hataye. Gutaga kariso, gutaga agasogisi ntago burya ari ubusirimu. Ugenda usiga utwenda ahantu hose urara. Niba wasuye umuntu ugiye gutaha, sasura uburiri bwawe, amashuka uyashyira uyazinga uyashyire ku ruhande. Ibyo warayeho ubyanike, nibiba ngombwa ubishoboye ubifure. Tekereza ariko ako kantu. Turakomeje. Umuntu nagusura, uraza kumuraza hehe? Aha ngaha reka ngaruke ku miryango yacu. Tuba dufite imiryango minini, dufite abavandimwe hirya no hino n'iki, dufite n'inzu ntoya rimwe na rimwe. Umuntu nagusura, ndakubaza ngo uramuraza hehe? Ikintu njya nisabira ababyeyi, umuntu ugusuye ntukamurarazanye n'abana bawe. Tekereza inshuro zose ubona abashyitsi, utekereza inshuro bararana n'abana bawe. Byo birakwiye, nta kundi wabigenza yego, ariko hari ukuntu wabipanga. Ikindi kintu, haje umushyitsi, biri bube ngombwa ko umwana yimuka, ararara muri saro kugira ngo ararane n'uriya muntu, ararara muri koridoro kugira ngo ararane n'uriya muntu. Umwana arabizi se, cyangwa urajya kumva wumve ngo igira hirya sha raharana na kanaka? Bibwira abana. Nkunze kubwira ibintu ngo mubwira abana ibintu, ariko ababyeyi hano hanze ntago babikunda. Ngo umwana waramubyaye ngo ntago umugira. Yes, waramubyaye, ariko hari ibintu mubwira, cyane cyane ibintu bimureba, cyane cyane ibintu bimushobora kumukomeretsa, cyane cyane ibintu bimushimisha. Ntago bigomba kumugwaho gutyo. Uzasanga abana badakunda abashyitsi, akure muvuga ngo ari kuri yarerewe he. Kubera iki? Hari impamvu, hari uburyo yabayeho kubera abo bashyitsi. Muzasanga abana bahura n'ingorane kuko umuntu araje, ntuzi imico ye, ntuzi ibyo akora nijoro. Umurazanyije n'umwana wawe, amufashe ku ngufu, bino byateye byagenda gute? Uramwubaha? Ntago gufata ku ngufu ari iby'abantu runaka. Na wa wundi wubaha, na wa wundi utinya, na wa wundi ubona atabikora yabikora. Niyo mpamvu rero
muri uko kurazanya abana n'abashyitsi hari imico itari myiza, hari ibintu bishobora kuba ku mwana bikamukoraho. Ganira n'abana bakubwira ati mama, aho kugira ngo ndarane n'uriya muntu, njyewe ndarara hehe mu gikoni, ndarara mu ntebe muri saro, ariko nabisubiramo rero. Bantu wowe wakiriye abashyitsi, umuntu nagusura utekereza ahantu uri bumuraze. Dutekereze wa wundi twavuze hejuru wabikubwiye, bitekerezeho kare. Ariko ikintu nkwisabira, ntukamurazanye n'abana bawe. Ibi ngibi ndanabisubiramo, hita nongeraho n'akantu k'abakozi. Babyeyi murazanye abana n'abakozi, uko inzu yawe yaba ingana kose, ni ukuri ntabwo ari byiza. Umukozi uyu munsi araza, ejo haza uwundi, ufite icyo yakinuka, urarugona, uraruvuga, ufite imico mibi, ufite ibiki byose azabyanduza umwana wawe. Ejo nurangiza uvuge ngo umwana wanjye yarahindutse, ngo yabaye iki? Yabaye gutyo urihe? Nta nzu nini ufite, ntaki? Ntacyo. Muri saro harara nde? Kurenza uko umwana ararana n'umuhisi n'umugenzi uje mu rugo. Hari n'urugo usanga buri munsi hari umuntu mushyashya, hari umuntu mushyashya, hari umuntu mushyashya. Uwo mwana akaba ari we ugorwa. Kubera iki? Wa mushyitsi yarara muri saro se? Hoya muramwubaha, yagenda baseka. Ariko umwana bigwemo kubera ko atazabaseka we. Ese ni umwana uri murera cyangwa uri murarera? Ntekereza ko no muri hoteli ujyayo ugakodesha icyumba kugira ngo wirarane. Niba rero wowe wakira abashyitsi benshi, biteganya uvuga uti okay, kiriya ni icyumba cy'abashyitsi, abana bawe bibigwamo, ntabwo bagomba kubigwamo. Tekereza, umuntu nagusurura muraza hehe? Ndimo ndabikubwira yenda ukavuga ngo ni imico mibi, ngo ni ukwiyumva, ngo mwakuze murarana n'abantu. Ni byiza, ariko niba abo bantu ari bazima, kuko ntabwo uzi umuntu muzima n'utari muzima, ntabwo uzi uburyo umwana bizabyakira cyangwa ingaruka bizamukoraho. Ibyo bintu rero bitekerezeho, hanyuma urebe ngo umwana wanjye ndamuraza, abo bashyitsi bazajya bararaye. Umwana nawe nabimuganirize. Najya no kurara muri saro, umenye ngo eske arifubitse neza. Niba ari no muri koridoro, umwana we yabiganiriyeho abiza ati mama arabimbwira, arabijya gute. Urebe n'ukuntu abifata. Hari umwana uhita urakara akavuga kuki ari gihora wimuka. Ariko abangaba nabo babajya. Icyo kintu rero ntuzagire gute, ntuzakubita umwana ngo uvuge warezwe nabi. Ntabwo yarezwe nabi, afite uburenganzira. Wibuke yuko wowe papa cyangwa mama ntabwo wimukiye umushyitsi, ntabwo ari wowe uhora wimuka, nta nubwo wimukiye umwana, nta nubwo wamuzanye ngo murarane, ahubwo ni umwana. Turi kumwe? Ikiganiro ni Barada Vibes. Turimo turavuga rero ku gusurana, ibintu ukwiriye kwigengeseramo, ibintu wari ukwiriye kureka gukora mu gihe wasuye abantu cyangwa se mu gihe wakiriye abashyitsi. Ese urateganya gusura abantu ukirirwayo, ukararayo, ukamarayo iminsi? Hari ibintu utarya, nturya umunyu, nturya amavuta. Ese abo bantu usuye barabizi? Barabizi ku buryo bari bugutegurira ibintu byihariye? Niba batabizi rero cyangwa utarabivuze, nugerayo ntuzaruhanye. Ariko ikinyabupfura, ushobora kwegera umuntu ndimo ndabitekereza, ubwiye umuntu uti sindya umunyu, bakakureba bakavuga ati sunda uruzi ko turi bukugaburire. Hoya. Ariko mu buryo bumwe bwo kutabangamira abantu. Niba ari ahantu wisanzuye, ari mu rugo rw'abana bawe, ari mu rugo rwa bene wanyu, urababwira uti ngewe sindya umunyu, sindya amavuta, bagahita bamenya icyo gukora. Kurenza uko wicacikera ukagereka ukuguru kukundi bazana ibiryo, ariko ngewe burya sindya umunyu. None se ko bawutetse bakaba bamaze guteka, barongera basubira inyuma bajya kugutekera koko? Urumva atari ukurahanya? Ikindi kintu yenda nkawe ugiye kwakira abantu cyangwa ufite uwo mushyitsi, ukaba warigeze kumvaho amakuru y'uko arwaye, ushaka kumubwira uti amavuta nta kibazo, umunyu se nta kibazo. Ako kantu n'ubusirimu bwiza, nubwo hari abavuga ati sinabangama, bambona gute, bamvuga gute. Ariko noneho tekereza waje mu rugo rw'abantu, yenda n'ibiryo bari bafite n'ibyo byose byashize, bashobora kuba batetse neza kugira ngo bagutekere, warangiza ukarara utariye cyangwa ukirirwa utariye kubera iyo mpamvu. Ariko umanywa biroroshye ko umuntu yahita yiyaranja akareba ikintu agutekera. Ariko se nijoro noneho byagenda gute? Ako kantu ujye ugatekereza. Niba uteganya gusura abantu cyangwa ugiye kubasura, kwa kundi twavuze ngo uzabamenyesha, hakaba hari ibintu utarya, uzabibamenyeshe, sibyo? Kuko utarya inyama byakoroha, warya ibishyimbo n'umuceri. Ariko se utarya umunyu kandi byose birimo umunyu, utarya amavuta kandi byose birimo amavuta, byagenda gute? Hanyuma ikindi kintu, umuntu nagusura rimwe kabiri, nawe uzamusure. Ntukishimire gusurwa wowe utajya usura abantu. Akebo kajya wamugarura. Ikindi ngo ifu ni ibagara ubucuti
ni akarenge. Umuntu agusuye rimwe, agusuye kabiri, agusuye gatatu, wowe nta na rimwe ujya ujyayo, kandi warangiza ukazambwira ese ko utakidusura. Agusuramo iki wowe utajya umusura? Hanyuma ikindi kintu njya mbibona hano hirya abantu babivuga ni iki: niba abantu bagusura, hari ibyo mwita ngo muri abakire, ngo uri umukire, ngo uri umutunzi, abantu bakagusura rimwe kabiri gatatu kuko barusha ubushobozi, kuko barusha ubwo bukire bwawe, ntago bivuga yuko bagomba kugusura buri munsi. Ntago iyo baje kugusura burya baba baje kugusaba, oya, biba ari ubwana bwiza. Kuva kera abantu barasurana. Ntago rero kuba ari umukene cyangwa kuba umurusha ubushobozi iteka kaza kugusura, ntago bivuga yuko abaje kugira gute kugusaba aho ya. Ese ye ko ari umukene, itike yo kugusura yikurahe? Ese wigeze ubibona yuko bari abantu bamurusha ubushobozi niyo baje kugusura baza bikoreye? None se ko ari umukene biriya yikoreye arabikurahe? Ese kuvuga ko abaje kugusaba uretse ubusambo n'ubuntu by'imico ntaza hano mukura, yaje kugusaba aricara akakubwira ati mpiki, si we wibwiriza? Isoni zikakwica utariko mfite utwenda naho abana, utariko mfite amafaranga yakoresheje tike, reka nyimusubize. Ubwo ni ubusirimu. Ariko nanone ntago abaje kugusaba ntukajye umwinuba. Aba ari umutima mwiza, aracyafite umuco wo gusura abavandimwe. Hanyuma ko wowe utunze, ko wowe utamusaba, kuki utamusura? Nuko mutari mu rwego rumwe? Nuko ntacyo umusaba? Nuko nta mwanya ufite? Umuntu nagusura rimwe kabiri, nawe ujye umusura. Kuza kugushimira ariko shaka naka n'umwana mwiza yaransuye, yo ansura buri munsi, ni byiza. Nawe niba koko bigushimisha, nawe uzamusure. Turakomeje rero, nusura abantu ugasanga bari ku meza bakaguha karibu, wibasuzugura. Wavuye mu rugo uriye, ese wongeyeho ikirayi kimwe byakugwa nabi? Wafunze, bivuge, kuko nk'abayisilamu turabizi ko bajya mu gifungo. Washobora kuvuga uti ngenda ndi mu gifungo, cya gifungo cyabo abantu bose baba bazi ko bari bafunze, agahita byumva. Nk'umukristo wiyirije ugiye gusura abantu bagoye karibu uranze, nta n'ikintu uvuze, bazabifata gute? Ibintu bibiri bazabifata ko wasuzuguye. Ese ubabwiye uti niyirije, uba ukoze icyaha? Kubasuzugura byo cyangwa kugira ngo abantu batahe barake bavuga ngo kanaka yatwangiye ibiryo, byo ntabwo ari icyaha. Ujye ushyira ku munzani. Si ngombwa ko utanga itangazo ngo uhagarare mu bantu 20 babwira uti ngewe niyirije. Ariko nyir'urugo wabibonye ko utariye, mwegera umubwira uti niyirije, niyo mpamvu narimo ndya, umwongorera bimenye. Niba usuye abantu ugasanga bari ku meza bakaguha karibu, koramo duke ariko dukoremo, cyetse niba hari ikintu utarya. Sibyo? Kandi nabwo ntabwo bicece kurabibabwira uti ngiye simye amavuta munyihanganire, mvuye mu rugo meze neza, niyo mpamvu ndiye dukeya, nafunze cyangwa niyirije mu mbabarire. Ntabwo ari ukubasuzugura. Hari noneho n'umuntu upfundura akarebamo akongera agapfundikira ngo arahaze. Wapfundura gushaka iki? Warebaga mushaka iki? Niba wari uhaze wahagurukaga ujya mu biryo by'abandi kurebamo iki ko wari uhaze. Guceceka ukagenda kuriya, hari igihe umuntu avuga ati yansuzuguye. Aha ni umusirimu, ibiryo byanjye yabisuzuguye. Kubera iki? Kuki udatanga ubutumwa? Kuki utavuga? Turimo turavuga rero ku bintu by'imibanire, ibintu ugomba kwirinda cyangwa se ugomba kwitaho mu mibanire y'abantu mu buzima bwa buri munsi. Iki ni igice cya kabiri muri iki kiganiro, kuko igice cya mbere mwacyumvishe ubushize. Umuntu nagutumira mu kirori cyangwa iwe ntuboneke cyangwa ukagira impamvu ituma utajyayo, uzamumenyeshe. Guceceka kandi wasomye ubwo butumwa cyangwa ukamwihorera, rwose nta busirimu burimo. Kuko abafite abantu benshi cyane atumira, kuki se yagutumiye wowe? Nuko hari impamvu. Sibyo? Nawe rero mu kuba umusirimu mubwire ngo ntuzaboneka. Nta nubwo iyo mpamvu ari ngombwa kwimubwira. Umubwire turakoze kuntekereza ariko sinzaboneka. Niba wabyemeye igihe kikagera ntuboneke, mubwire uti ngize impamvu intunguye, ntago ndi buze. Ashobora ubwo butumwa kutabubona ako kanya, ariko ejo amaze gutuza, aho kugira ngo yibaze ariko kanaka yaraje, kuki kanaka ataje, azabona ko wari wabimubwiye. Turi kumwe? Ariko noneho tekereza umuntu buri gihe afite ikirori, buri gihe aragutumiye, buri gihe aragutekereje kuko uri umuturanyi, kuko uri umuvandimwe, kuko uri iki, buri gihe ukaba ufite impamvu. Burya uzarebe bwa mbere birahita bikagenda. Bwa kabiri umuntu akibaza ariko se
bwa gatatu rero nibwo umuntu atangira kwibaza ariko kanaka mpora mutumira ntaze, kuko nibaza yuko niba wanga kujya mu bintu by'inshuro imwe ebyiri eshatu haba hari impamvu. Ese iteka nuko udahari koko, nuko utaboneka se koko, cyangwa hari impamvu ituma wanga kujyayo? Icyo ni ikindi kintu nabwo umuntu ashobora gutekerezaho. Ariko mu gihe umuntu agutumiye ujye umubwira uti nzaboneka cyangwa sinzaboneka, cyangwa se hari n'ikintu bivuga ngo maybe, probability yuko nshobora kuboneka cyangwa simboneke, nzakubwira. Icyo gihe niyo wibagiwe haba aravuga ati koko yari yabimbwiye ko azaboneka cyangwa atazaboneka. Ako kantu n'ukuri mujye mugatekereza. Wakoze cyane rero, nari Barada, kandi ngushimira kuba wafashe umwanya wawe cyangwa se n'ubusanzwe kuba ufata umwanya wawe ukumva ibiganiro nkora. Imana ikomeze guhe umugisha.